ko kera habashaga kuba habaho akanyamasyo gapima metero 50 z'uburebure gafite metero 25 z'ubugari, hakaba habagaho intare cyangwa igisamagwe bifite hagati ya toni 15 na toni 10. Cyera ibiremwa byaho byarakuraga cyane kugeza n'ubu uko isi igenda isaza, abantu cyangwa ibintu inyamaswa bigenda bigabanya umuvuduko bikuriraho cyane. N'ubu tugiye mu myaka ya hafi, turamutse tugiye mu mwaka wo mu 1900 umuntu waho yabashaga kuba ari munini cyane, afite byibura igihagararo cya metero 2 n'igice na metero 3. Ariko uko isi igenda isaza ibintu bigenda bihinduka. Muri iki kiganiro cyitwa Waruziko ibi bibaho, tugiye kure hamwe imisozi yagipfiraho inyamaswa cyangwa abantu, noneho bikaba ari amabuye, bikaba bimeze nk'amabuye neza 100%. Ayo mabuye tubona ngo ni urutare. Ese waruziko aba ari inyamaswa? Reka turebe mu iki kiganiro hamwe, mbikubwe gucya ntabwo wabyemera, ahubwo reka turebere hamwe ibi bintu bitandukanye, turebe ese bimeze bite, ese ni ukuri. Let's go. Niye mureba, iyi ni inyamaswa yitwaga tayiga, yarapfuye irangije ihinduka ibuye. Reka dushyeho igishushanyo maze tubereke neza ishusho neza, mubone neza deni n'amajanja ajya muri kuyabona. Iyi yari tayiga. Iyi ni tayiga ibasha gupima metero nyinshi cyane, ibasha gupima ibiro byinshi cyane. Uyu musozi mureba, uyu musozi uwurebye gucya urabona ko ufite isura neza y'akanyamasyo. Neza na akanyamasyo kapfuye. Aka kanyamasyo kari kabasha gupima metero hagati ya 50 kugeza ku 100. Ese koko inyamaswa za kera cyangwa abantu ba kera barakuraga cyane? Ese kuki byagende bibi misozi? Byango no mu Rwanda murabizi yuko hari ahantu bavuga ngo ari ku birenge bya Ruganzo. Ese ibirenge bya Ruganzo kumva ngo hano ku rutare haba ku mazi ngo hari ibirenge bya Ruganzo, ugasanga ngo imbwa zakanagiye ahantu. Ese ubutaka bwa kera cyangwa amabuye ya kera yashobaga? Igisubizo uti hoya, ahubwo babaga bakanagiye ku kintu cyapfuye. Ibyo cyabiri byakiriye byapfaga byaragendaga bigahinduka amabuye. Inyama yonyine iyo nyamaswa icyo gihe yabashaga gufite ubudahangagwa ko icyuma cyo dukoresha ko gishobora kuba kitayikata, byiburaga kwe gukoresha inuza urukezo nuko umuntu ibindi bintu bidasanzwe. Babwira uti tuzakubizanye igice cya kabiri y'iki kiganiro, turebera hamwe inyamaswa zagiye zihinduka amabuye, tunabasobanurira impamvu ibi bintu. Ese kuki ibintu bya kera ibi bintu amabuye tango ni urutare, kuki amabuye ahora aconze? Ese ibintu byariconze? Ese ayo mabuye kuki afite amaso ameze nk'ay'abantu cyangwa ay'ibintu? Ibi byose ugomba kwisobanukirwa mu kiganiro mu gice cya kabiri uko ibintu byari bimeze. Murakoze cyane, wakoze kuza kutwikumva. Ciao ciao.